Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nanabaye ikaze mu nkuru y'urukundo rwa Teta na Gayeri. Iyi ngiyi ni episode ya 11 duherukana ubushize ubwo twasize Gayeri waruzanye na Liza ndetse na Tona basanga Teta arimo gusomana na Vicky. Ubwo bakibabona bose barikanze barumirwa, ariko kandi Liza yishimamo. Gayeri ubwo biramucanga maze akomeza kureba Teta yabuze ikintu avuga. Umusore agatekereza ukuntu yahoraga asaba Teta ko basomana, ariko umukobwa akabyanga, ariko akaba asanze we na Vicky bari gusomana. Ahita yibuka ibibazo byose yari yifitiye maze Gayeri ati Teta ati Gayeri nukuri rwose ibyo ubonye ntago ari byo, ntago nabishakaga. Gayeri ati ngo ntago wabishakaga gute se umbwira ko utabishakaga kandi nsanze ari byo urimo? Uba waje kwirirwa ahangaha kugira ngo mwikorere ibyanyu ukambeshya ngo akeneye umuntu umuba hafi, ngatangara impamvu ariyo yaba yabwiye, naho nuko mubiziranyeho. Nanjye mba niriwe mu kazi ndimo ndavunika nibwira yuko mfite umukunzi kandi yibereye mu bye. Ese ubwo Teta waba uzi ukuntu nanze kuba naguca inyuma kandi bari kumpa amafaranga menshi? Uzi amafaranga nari kuba mfite, ariko narabyanze kugira ngo ntaguca inyuma, naho weho uri hano wibereye mu byawe utaha umbeshya gusa. Ubwo uzi ikintu kimbabaje, nahoraga mbikubwira nkabigusaba ariko ukabyanga, ariko nibyo ngusanzemo na Vicky kuko muhuye ejo bundi. Teta urambabaje. Nyagasani ubwo Teta ati nukuri Gayeri. Atarakomeza kuvuga Gayeri ati ntabyawe nshaka kumva, reka nigendere kandi rwose umbabarire ntunkurikire. Ubwo Teta ati ariko se baswanyumvishije nkagusobanurira. Gayeri ati ntacyo nsobanurira Teta, gumana na Vicky wawe, reka nigendere. Nyagasani Gayeri ahita agenda. Teta ubwo byaramucanze ahita yicara maze umukobwa ararira cyane. Vicky nawe ati Teta. Atarakomeza kugira ikintu avuga, Teta amuca mu ijambo ati ndakwiyamye Vicky, ibyo washakaga se ntabwo bigezeho. Wanyigiragaho umuntu mwiza kugira ngo unandukanye na Gayeri, ibi ngibi byose wari wabiteguye ngaho ishime rwose byemeye. Vicky ati wimfata nabi rwose Teta, kuko si ibi ngibi nashakaga, basi mbabarira windakarira. Teta ati ndakwiyamye. Umukobwa ahita agenda. Ubwo Vicky nta kindi kintu yakoze, yahise abaza Liza ati ariko se Liza, nk'ibi ngibi ni biki ko kunkoreye? Ubwo Tona bari umusubiza ati nese Liza niwe wakubwiye ngo usomane na Teta? Ariko abantu mwigira beza koko kandi muri babiye. Teta ko yaje ejo bundi, gute mwamumaze kumenyerana bigeze ahangaha koko? Wigira umuntu muzima kandi rwose uri umwehesi nk'abandi bose, nta nubwo wankundaga rwose ndabibonye. Nibwiraga yuko nje kuvugana nawe byibuze ngo dushyire ibyacu ku murongo, ariko nsanze ntacyo nyivuze kuri wowe, ahubwo wahisemo Teta. Nyagasani ubwo Tona nawe ahita yigendera. Ubwo Vicky yahise yicara abona byose bimucanze maze abwira Liza ati nese Liza urishimye basi? Liza ati Vicky umbabarire, sinari nzi yuko ari uko nguko biraza kugenda. Vicky ati wagiye kuzana Gayeri se wumva yuko biragenda gute? Twari twavuganye yuko uzana Tona wenyine, ariko uragenda uhuruza na Gayeri, wumvaga yuko se biragenda gute nyine? We wari ufite ibyo ugamije none wankoresheje ubigezeho. Liza ati Vicky tuza mbanze nkubwire, njyewe nazanye na Tona tugeze hano na Gayeri ahita aza, ubwo nyine mitambura ukuntu mbikubwira, ariko rwose windakarira, urabizi ntabwo nagukora rwose ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese ubundi ubwo babajwe n'iki ko mbona ubabaye? Wakabaye wishimiye yuko byibura bashwanye ugiye kubona Teta. Vicky ati njye rwose mba nshaka ibintu binyuze mu mukere Liza, ntabwo nigeze nifuza gutandukanya Teta na Gayeri, ahubwo rwose nashakaga yuko Teta azikorera amahitamo ye agakomezanya na Gayeri cyangwa se agahitamo njyewe, ariko byose byapfuye. Ubu ngubu Teta ntabwo ashobora no kongera kumvugisha. Ubwo Liza aramubwira ati byabaye Vicky, ahubwo reka dushake igisubizo. Vicky ati igisubizo si kimeze gute? Ngaha gishake, dore niwe uteje ibibazo byose. Ubwo Liza aramubwira ati nyine njye mfite uburyo bwinshi nakoresha maze ibintu byose bigasubira ku murongo, ariko weho urabanza umbwira icyo ushaka. Ushaka yuko Teta aba uwawe? Ikindi kibazo, ushaka yuko asubirana na Gayeri cyangwa ushaka yuko Tona areka kurakara dore ko nawe abirakariyemo? Ubwo Vicky ati nese ibyo ngibyo byose bifitiye igisubizo? Liza ati cyane rwose ndagifite. Vicky ati nyine Tona nashaka arakare, ibyo ngibyo ntabwo bindeba rwose, ahubwo nshaka yuko Teta areka kurakara. Ubwo Liza ati ushaka yuko se asubirana na Gayeri? Ubwo Vicky aramusubiza ati nyine ibyo ngibyo njye ntabwo bindeba, ngenda tuza ari uko mbonye aretse kurakara tukongera tukamera nk'uko twari tumeze.
ubwo Liza aramubwira tumva rero nkubwire ukuntu bigiye kugenda. Teta na Gayeri bagomba gutandukana burundu, hanyuma Teta akareka kukurakarira. Ubwo nyine bari bamaze gutandukana we na Gayeri, maze aba ari weho aho umwanya. Vicky ati nese urabikora gute? Liza aramusubiza ati we bindekere, njye mfite ukuntu ndaza kubikora, kandi rwose ejo we na Teta muzaba rwose mumeranye neza. Vicky ati ndumva umutima ugiye guhagarara pe. Ubwo Liza ati ese ko natekerezaga yuko ari ibintu byoroshye, nkaba numva byafashe indi ntera. Uri mu rukundo bigeze aho ngaho? Vicky ati ndeka Liza, uriya mukobwa rwose arakururana ku buryo umwegera rimwe ntubashe kongera rwose kujya kure ye. Ndakubwiza ukuri, naha nahuriye na Tona. Ubwo Liza ati tuza rero rwose ibintu byose biraza kugenda neza kandi mu gihe gitoya. Vicky ati sawa kandi ndakwizeye, reka nzinegereze ubwo ngubwo nyine uraza kumbwira. Ubwo tugarutse hanze ahantu Teta yari yicaye, impanga ye Tona ahita aza, maze Tona ati Teta uricaye uratuje nyuma y'ibyo umaze gukora? Ubu wagiye kwirirwa kwa Vicky umwishinzaho kugira ngo mukore biriya bintu nkaho uyoboye yuko dukundana. Ubwo Teta aramwihorera ntiyavuga, maze Tona ati ese ntabwo uri kunyumva niwe ndimo ndabwira? Ni ibi ngibi byakuzanye i Kigali, gutandukanya abakundana no kubabaza Gayeri? Teta ati Tona mbabarira wimbwira ubusa, urumva muri aka kanya ibyo ngibyo ari byo by'ingenzi? Tona ati icy'ingenzi se ni ikihe? Teta ati ndeka njye nkeneye kuba njyenyine. Tona ati uri kwishinja amakosa se? Noneho wabera ubonye nawe ahantu bera mubi, wirirwa unsebye uvuga ngo sinshobotse, none reba ibintu ukoze. Ubabaje Gayeri wagukunze uri agaturage, maze akakuzana mu mujyi, maze unongeraho no kuntwarira umukunzi. Ubwo Teta ati ariko Vicky si umukunzi wawe mwaratandukanye? Ubwo Tona aramubaza ati nibyo ngibyo se witwaje ujya kwirirwa iwe? Urangije ujya werega umuterekera iyo myiso yawe, utuma musomana nta n'isoni. Ese ko miruka warihagazeho ngo mama yaratubujije byagenze gutera? Ariko ntabwo hari kubyanga ndakurenganya, kuko Vicky ni umusore mwiza rwose ufite n'amafaranga. Ubu ngubu noneho ndabyumva, ushishikajwe n'amafaranga y'uriya musore, niyo mpamvu wemeye no kumuha ibyo wimye Gayeri. Ubwo Teta ati Tona mbabara rwose ntutume dupfa ubusa. Niba ukunda amafaranga wumva yuko n'abandi bayakunda, ibyabaye ntabwo nabishakaga. Nagiye kwirirwana na Vicky ambwira yuko atameze neza, arantungura ansoma nabizi, nanjye byantunguye pe, maze bibuza nuko namwe mwari muje. Tona ati kubeshya byo urabizi, wavuze ko ari we wamwishinjijeho kugira ngo agukunde uzabone uko umurya amafaranga ye. Teta ati namaze noneho, urumva igihe wahereye unshinja? Niba udakeneye kunyumva bireke, n'ubundi ntacyo kunyumva kwawe byamarira rwose. Ntutekereze ko nifashe kugutandukanya na Vicky kubera yuko Vicky ntago andutira Gayeri. Ibyabaye byose ugenda ubimubaze, kuko niwe wabitangije. Niyo kandi naba nshaka amafaranga ntago nahemukira Gayeri rwose kugira ngo nyabone. Ubwo Tona aramubaza ati nese ko wabikoze? Erega ushaka ubyemere cyangwa ntubyemere ntago kimukunda. Wabonye yuko urukundo rw'abakene rwose nta kintu rumaze, none ushaka kuntwara Vicky wanjye? Gusa nyine ndagira ngo nkumenyeshe yuko ibyo ushaka ntabyo uzigera ugeraho. Sinzigera ntuma umutwara kubera yuko uriya musore ni uwanjye, kandi ibi ngibi niyo ubitangije, nanjye ndaje nkwereka yuko rwose warengereye. Ntabwo uzigera ubona amahoro ukimbona nyagasani. Ubwo Teta ati ariko se Tona, atarakomeza Tona wari warakaye ati ndakwiyamye, njye nawe twarabanze ariko tutarerura, ariko ubu ngubu turabanze ku mugaragaro. Ndakwanga rwose Teta, ndakwanga nyagasani. Umukobwa ahita agenda. Ubwo Teta byaramucanze maze buri kintu akora akomeza yibaza amakosa yakoze nawe biramucanga. Ubwo amasaha yaciyeho, tugaruka kuri Gayeri ari ahantu hamwe yicaye arimo gutekereza ibintu yabonye niba ari byo cyangwa se atari byo, atumva ukuntu Teta yaba yatinyutse gusomana na Vicky. Umusore agahinda kakomeje kumwica, agiye kubona Liza araje maze ati Gayeri ati Liza mbabara rwose uba ugiye, nkeneye kuba ndi njyenyine.
Liza ati ndabyumva pe, ariko nyine ukeneye umuntu muganira, kuza nyine ukicara wenyine nibyo bibi. Ubwo umukobwa ahita yicara maze ati urumva umeze gute se? Gael ati urumva sinaba ameze gute nyuma y'ibyo nabonye? Ese biriya bintu wari ubizi? Wanjyanyeyo ubishaka kugira ngo mbibone? Liza ati ntabwo nari mbizi, ariko nabikekaga. Gael ati wabikekaga se ushingiye kuki? Liza ati nyine Gael, Vika gishwana na Tona, urabizi ko uwo munsi birwanye na Teta. Rero uriya munsi wari umunsi udasanzwe kuri bo, ngo kubera ko nyine nibwo Vika yari amenye yuko umukobwa rwose bakwiranye ari Teta, ndetse kandi ngo na Teta nawe yamenye ko ubwiza bwe rwose budakwiye urukundo rw'umusore nkawe, ahubwo ko ubwiza bwe bukwiye umusore rwose nka Vika ufite amafaranga. Ahita yemeza yuko rwose ari we muntu bakwiranye. Gael ati nyumvira ni ukuri, ibyo se kandi wabikuye hehe? Ubwo Liza ati nyine Vika yarabimbwiye byose, nagerageje kuba nakuburira nyine nkubwira yuko ashaka kuba yagutwara Teta ariko ntiwabyumva, none reba rwose nawe ibintu bibaye. Gael ati uzi ikintu kimbabaje se? Nuko biriya bintu nabasanzemo rwose bari gusomana, nahoraga mbisaba Teta ariko akitarutsa. Na n'ubu ngubu rwose ntabwo ndiyumvishwa n'amaso yanjye yabonye biriya bintu pe, keretse byibuza nsanze ndimo kurota. Ubwo Liza atangira kumwegera amubwira gake gake ati nyine Gael, agahinda nyine ufite ndakumva kubera yuko nyine Teta yagutengushye pe, ariko nyine ihangane bibaho. Gael ati gute se nakihangana? Umutima wanjye ntabwo uri kubasha rwose kwihangana. Ubundi keretse wanzenera rwose kiriya gihungu ngo ni Viki, nkabanza nkagikura nk'amenyo, kuko rwose nicyo cyashutse Teta. Liza ati nese yamushutse gute? Gael ati Liza ibyabaye byose ntabwo byatuma erega nirengagiza yuko Teta ankunda. Uriya mukobwa arankunda ndabizi neza, ahubwo nyine Viki yamushutse. Liza ati umuntu ungana kuriya se baramushuka? Gael ati erega Teta ndamuzi neza rwose niko ameze, ni wa muntu ugirira impuhwe abantu bose, ntabwo ajya amenya ngo hari abantu bamugirira nabi, aba yumva yuko umuntu umusekiye wese aba amwishimiye. Rero nyine yabonaga Vika akagira ngo nyine ni umuntu muzima, kubera ko natwe rwose tumuzi nk'umuntu uri seriye, ariko ngareba rwose ibintu bibaye, nta kabuza rwose Viki niwe wamushutse. Ese ubundi Teta ari hehe? Ubwo Liza aramusubiza ati simbizi ahantu ari, ariko rwose nabonye wagira ngo ntacyo yitayeho, wagiye ntiyagukurikira ngo byibura kwinginge, none kandi ntiyari yaza no kukureba hano. Kuva biriya bintu byaba nta kintu rwose bimubwiye, ahubwo arabyishimiye cyane, kuko nyine gutandukana nawe nibyo yashakaga. Gael ati umva nkubwire rero wa mukobwa we, ndakwinginze reka kumbwira ibyo bintu rwose kuko uri kunyobya. Aho bigeze reka ntekereze icyo nshaka, ninshake rwose mbe ndimo ndibeshya, ariko sinshaka gukomeza kumva rwose ayo magambo yawe. Genda bizi neza yuko Teta ankunda. Ubwo Liza aramubaza ati ibyo se urabivuga ushingiye kuki? Gael ati erega watumenye ukuze Liza, ntabwo uzi ubuzima njye na Teta twakuriyemo, gusa nyine icyo wamenya nuko twakundanye kuva kera. Rero reka nirengagize ibyo nabonye, ubundi mufate dusubire mu cyaro. Nyagasani ubwo Liza ati ariko urukundo ni ibisazi koko niko? Ubwo se niki cyatuma utekereza amacuri koko bigeze aho ngaho? Teta ntago akigukunde rega. Gael ati oya Teta arankunda, kandi niba atankunda yamaze, tugomba gusubirana mu cyaro, ndetse kandi ntago ndatinda tugomba kurara tugiye. Nyagasani ubwo Liza ati nese ushaka kunsiga? Gael ati njye se ndi ubuzima bwawe, njye ntacyo ndi cyo kuri wowe, kandi utaranamenya wari ubayeho neza. N'ubundi kuba naraje nanga rwose niryo kosa rya mbere nakoze. Rero igihe ni iki ngiki kugira ngo nsubire iwacu mu cyaro n'umukunzi wanjye, kuko rwose niho tuzabonera amahoro, kandi ubu ngubu ndagiye ngiye kumureba tugende. Nyagasani Gael yitaguruka agiye kugenda. Liza aramufata aramubwira ati Gael, mbabara rwose ureke gufata umwanzuro uhubutse. Wari umaze kugira ubuzima bwiza intanga y'i Kigali, mu myaka mikeya cyane iri imbere wari kuzaba uri ku rwego rwiza rwose warabonye amafaranga. Rero ibi ngibi rwose wibukora kubera yuko gukira kwawe ntabwo rwose byari biri kure. Ubwo Gael aramusubiza ati aho kugira ngo ngiye nyirire muri uyu mujyi ngenda afite Teta, twakigira mu cyaro maze tugakenerayo tukaba batindi, ariko nta kibazo mufite. Ndagiye kandi ngewe utanongera kumagarika. Ubwo Liza aramubwira ati basi nyine umva nkubwire Gael, reka basi turebe koko niba Teta agukunda. Gael ati tubirebe gute se? Ubwo Liza ati nyine nta kibazo ngagenda ujye mu cyaro nk'uko wari wabipanze, hanyuma nyine ngenda mbwire Teta yuko amaze kujya mu cyaro, cyangwa niba araguma inaha ngaha. Nagusanga mu cyaro araba agukunda, nataza mu cyaro kandi ubwo araba ahisemo kugumana na Viki inaha ngaha. Gael ati icyo kintu uko numva ari cyo.
reka nta kibazo ngende ubundi turebe. Naramuka ataje se? Gahera ati nyine azaba ahisemo Vicky, ubwo nzihangana, gusa nyine ndabizi arankunda kandi azaza. Ubwo Liza ati basi nyine numenye yuko atakigukunda uzibuke yuko hari abandi bantu bagukunda, sibyo? Gahera ati yego, reka fata ibintu byanjye ubundi nigendere. Ubwo koko nta kindi kintu cyabaye, Gahera ntabwo yatinze mu mujyi, yafashe ibintu bye maze ahita yisubirira iwabo mu cyaro. Ubwo kandi Liza nawe ahita asubira iwabo nk'uko byari bisanzwe. Gaheri na Liza bakiva aho ngaho, Teta yahise aza maze asanga nta muntu uhari. Araguma aricara arategereza amasaha aca wategereje. Icyo atarazi nuko Gaheri yari yamaze kwigira mu cyaro. Ngukunda nukundwe, ngukunda nukundwe. Ubwo tugarutse kuri Shyaka, yari ari mu gikoni ari guteka nuko Mama Liza abaraje. Mama Liza ahita abaza Shyaka ati ese sheri, wite ko muri no minsi utakinyikoza, umugabo wanjye asigaye agenda ntiwibwirize ngo uze kuma keya? Ubwo Shyaka ati unyihanganire. Mama Liza ati ese ko mbona muri no minsi nta courage ufite, hari amafaranga ukeneye ngo nyaguhe? Shyaka ati ariko se amaherezo koko y'ibi ngibi ni ayahe? Mama Liza ati ushatse kuvuga iki? Shyaka ati nyine ibi ngibi dukora amaherezo yabyo ni ayahe? Hari igihe nigaya nyine bitewe n'ukuntu boss ari umuntu mwiza, ariko nyine ukaba umuca inyuma ku muntu nkanjye. Mama Liza ati ese ubwo ibintu nk'ibyo ngibyo wabitekereje gute koko kugira ngo ubivuge? Njye nawe tumeranye neza, ibindi bireke, kandi nyine wikosore wongere umere nk'uko wari umeze mbere, sibyo? Shyaka ati yego. Mama Liza ati ngaha nyine nyereka yuko wishimye. Shyaka ati ndishimye. Ubwo Shyaka ahita amuhobera. Ako kanya Papa Liza baraje maze abasanga bari guhoberana, ahita asa nk'umuntu utunguye cyane, abandi nabo bahita barekurana maze Papa Liza ati ntibiki biri kujya mbere hano? Mama Liza ati nyine Papa Liza usanze. Ubwo umugore buri kintu avuga, maze Papa Liza ati nsanze iki? Shyaka ati nyine mabuja mbwe yuko yanyongeje umushahara numva ndishimye, birangira nyine muhobeye, ariko nyine mumbabarire. Papa Liza aramubaza ati iyo wishimye suhobera umugore wanjye kuva ryari? Shyaka ati boss munyanganire ni ukuri. Ubwo Shyaka ahita agenda maze Papa Liza ati kiriya gihungu gifite ikihe kibazo ra? We ni gute baguhobera maze ukemera? Mama Liza ati abikoze bintunguye ni ukuri, mubwiye ko nyine mwongeje umushahara ahita amobera, nanjye birantunguye pe. Papa Liza ati wagira ngo kiba cyacomye urumogi. Ese ibyo numvise bya Gaheri ngo nibyo? Mama Liza utaruzi biri kujya mbere ahita akomeza akabwira Papa Liza atarumva n'ikintu agiye kumubwira, atumba bare nunzane muri ibyo ngibyo, n'uwabikubwiye yakubeshye, njye ntabwo mbirimo rwose, ni amagambo y'abantu. Nyagasani. Papa Liza ati ese uri kuvuga ibiki? Mama Liza ati wese uri kuvuga ibiki? Papa Liza ati nese kwise wiregura cyane ngo Gaheri yasubiye mu cyaro. Mama Liza ati simbizi. Papa Liza ati warugize ngo nibiki ngiye kuvuga se? Uzi ko uvuze amagambo menshi bikanyobera, wagira ngo hari ikindi kintu wari utekereje, ahubwo ni igiki? Mama Liza ati ntacyo, ahubwo se Gaheri ngo yagiye kubera iki? Papa Liza ati nyine ntabwo ndabimenya neza, ariko twajya kubaza Liza. Bahita bagenda bakajya mu cyumba cya Liza maze barakomanga. Liza ati niki muri kunshakira se ko mbona mwese muziye rimwe? Mama Liza ati ngo Gaheri yasubiye mu cyaro. Liza ati yego yagiye kare, ubu ngubu yanagezeyo, niba hari n'ibyo yakoraga yasoje kubikora. None se ni Gaheri wabikwibwiriye papa? Papa Liza ati nyine Gaheri nabonye yanyandikiye ngo yagiye, muhamagaye ntiyafata telefone, rero nyine nifuzaga kumenya impamvu yagiye, kuko yari amaze kumenyera akazi rwose anakora neza cyane. Hari ikibazo mwagiranye se? Liza ati oya nta kibazo njye nagiranye na Gaheri, ahubwo ntabwo nari nzi yuko yamaze no kugenda ahubwo. Mama Liza ati yajyanye na Teta se? Liza ati ninde ubizi se, ariko nyine Teta ashobora kuba atagiye kuko rwose imyenda ye iracyahari. Papa Liza ati mushake nyine uko mumenya ikibazo gihari, kuko Gaheri ntabwo yapfa kugenda gutyo gusa, muperereze ibiri kujya mbere mumbwire.
ubwo umugabo ahita agenda maze mama Liza ati ubu se kuki yagiye kweri? Ni ukubera iki yagiye Liza? Ubwo Liza ati impamvu yagiye urayizi mama, wikijijisha. Mama Liza ati impamvu nyizi se nyibwiwe nande? Ubwo Liza ati kandi ariwe watumye agenda. Njye kare twavuganye afite stress nyinshi cyane, maze ambwira ko ariwe wamushyize mu bibazo, ariko nyine ntiyambwiye ibyo bibazo ibyo ari byo. Rero wikijijisha kubera yuko ni weho yahunze, ahubwo ni iki wamukoreye? Mama Liza aramubwira ati yakubeshya uremera? Ukunzi koko kuva mu bwana bwawe ninde wumvise nahemukiye? Liza ati ariko Gaheri ntago ajya abeshya. Mama Liza ati noneho ni mama wawe ubeshya? Niko Liza, witondere Gaheri kuko nyine wasanga afite impamvu yakubeshya ngo dufitanye ikibazo kandi ntacyo. Mama Liza ahita agenda. Ubwo amasaha yakomeje kwicuma maze burira, Teta kandi ubwo yari akicaye hahandi Gaheri yabaga. Ubwo agiye kubonabona Liza araje, maze Liza ati Teta uri hano ukora iki? Teta ati negereje Gaheri. Ubwo Liza aramubaza ati none se ntabwo wabonye yuko ibintu byose yabitwaye? Teta ati yego nabibonye, ariko nyine njye nagize ngo araza kugaruka. Maze amasaha menshi hano ariko yanze kuza, nese yimutse? Liza ati ntago yimutse, ahubwo yagiye mu cyaro. Teta ati wiki? Uravugisha kuri cyangwa urimo kugira ngo unyumve? Liza ati yagiye mu cyaro byarangiye. Ubwo Teta ati sinabyizera pe, Gaheri yatinyutse asubira mu cyaro koko ansize inanga i Kigali? Ubwo se yumvaga yuko biraza kugenda gute kandi naraje kubera we koko? Ubwo Liza aramubaza ati nese urahangayitse? Teta ati nahangayika se, erega yagiye aransiga. Ubwo Liza ati ariko Vika arahari? Teta ati Vika se ni igiki? Liza ati ni umusore mwiza kandi ufite amafaranga. Teta ati ibyo ngibyo biramureba, na Gaheri ni umusore mwiza, ibindi rega ni ibishira. Ubu se koko mu by'ukuri ndi hano makora iki? Reka njye gufata ibyanjye nanjye nisubirire mu cyaro kuko ntacyo rwose naba ndi gukora inahangaha. Ubwo Liza aramubaza ati ariko se uzabinjije kugeza ryari kuko wa mukobwa we? Ubu nta n'isoni pe, ugiye gusubira muri kiriya cyaro cy'iwanyu wari umaze kumera neza? Reba ukuntu wabaye keza pe, none ngo ugiye muri kiriya cyaro cyanyu? Teta ati nese ndaguma inanga hari imitungo ngiye mafite, ariko byibuza mu cyaro mfiteyo Gaheri. Ubwo Liza ati wari uzi n'ikindi se? Gaheri ntago yagiye burundu, kuko nyine mbere yo kugenda yambwiye ngo nyine mubwire yuko azagaruka nyuma y'iminsi mikeya cyane, nuko nyine mama we ngo yagize ikibazo. Teta ati nese nicyo cyatumye ajya mu cyaro? Nari nzi yuko nyine yagiye kubera bya bindi byabaye. Ubwo Liza ati nyine biriya byamurakaje, ariko namuganirije nyine mwumvisha ukuntu ari Viki waguhatirije, aravuga ngo nta kibazo arakubabarira. Ariko nyine mu cyaro bahise bamuhamagara nyine bamubwira yuko ngo mu rugo mama yagize ikibazo, maze ahita agenda bitunguranye, na telefone ye yayisize. Nushaka rwose nuze kwirirwa umuhamagara, Nyagasana aramubeshya. Ubwo Teta ati niyo mpamvu namuhamagaraga se ntiyitabe kumbi telefone yayisize. None se azagaruka ryari Liza? Liza ati nyine azagaruka nka nyuma y'iminsi ine. Ntugire ikibazo kandi rwose ntuhangayike, ibyabaye rwose yabyibagiwe, namwumvishije rwose ukuntu urengana. Teta ati Liza ni ukuri ntago njye nabona ukuntu ngushimira pe, uko nagutekerezaga ntago ari kuri. Numvaga nyine ushaka kuzantwara Gaheri, none ntunguye no kumva wamubwiye ngo rwose ambabarire pe. Ni ukuri urakoze cyane, ntabwo nzi uburyo nagushimira, gusa nyine Imana ijya ikomeza kuguha umugisha no kuguhembera rwose umutima mwiza ugira. Liza ati we na Gaheri rwose ngenda bakunda nk'abavandimwe banjye, rero gutandukana kwanyu rwose byambabaza. Hagati aho ngaho ariko nyine Viki umubabarire nawe. Teta ati uriya rwose we ntumumbwire pe, sibyo? Uriya musore ni umugome cyane, n'izina rye simba nshaka no kuryumva cyangwa se kurivuga. Anyigireho umuntu mwiza kugira ngo ntandukanye na Gaheri, none nato nabyamurakaje. Liza ati biriya bintu rero ni ibintu rwose bisanzwe, hari ukuntu nyine umuntu agukurura maze ukumva kwifata biranze, hahandi nyine utabasha kugenzura nyine ibyo ukora, ahubwo amarangamutima nyine akaba ariyo nyine yikorera. Rero na Viki nibyo byamubayeho, yarakwishimiye nyine kubera wamubaye hafi nyine urya munsi, birangira amarangamutima nyine arenze urugero, yisanga yagusomye. Igitangaje nuko nyine wabona yari yatwawe akagira ngo ni Tona bari kumwe.
Teta ati nese bibaho? Liza ati cyane rwose, nawe rega byakubaho maze ugakora ibintu utatekerejeho, maze nyuma wazashyira ubwenge ku gihe ukabona yuko rwose wakoze nabi cyane. Rero na Vicky niko byagenze, ndumva rwose wamubabarira mukongera mukaba rwose inshuti. Ubwo Teta aramusubiza ati nyine Liza, kubabarira Vicky nyine byo namubabarira nyine, ariko kuba inshuti rwose nawe ntabwo byashoboka. Ubwo Liza aramusubiza ati ntabwo waba rwose umubabariye, kubera ko impamvu nyine waba wanze yuko mukomeza ubushuti bwanyu ni uko waba ukizirikana ibyo yakoze, kandi nyine niba ubabariye umuntu uba ugomba no kwibagirwa, ahubwo wenda nyine icyo wakirinda nyine ni ugusubira iwe maze ukirirwayo. Teta ati ariko uzi ko ari byo? Nese Liza ngira inama, mubabarire tube inshuti gusa ariko sinkagiwe. Liza ati cyane rwose, nujya unajyayo ujya ujyana na Gayeri. Teta ati ahwi Liza, ndumva nyine ibibazo byose nari mfite bishize, ni ukuri uri umuntu mwiza pe. Liza ati urakoze, kandi nyine ntuhangayike, Gayeri nawe araza kugaruka mu minsi mikeya cyane, ngaho reka dutahe. Nyagasani disi. Ubwo Teta yizeye Liza maze barataha nta kibazo rwose, ubona yuko bose bafite. Umukobwa yumva yuko byose bikemutse, naho Liza wari unakomeje gushuka Teta rwose arabyishimira cyane, ubona yuko rwose intego ye ari kugenda yigeraho. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Bwarakeye mu gitondo, ubwo Teta yicaye ku irembo yiturije, ubona yuko nta kibazo rwose afite. Ako kanya Liza ahita aza ari kumwe na Vicky, maze ubwo Liza ati Teta wihangane ko nzanye Vicky ntabikubwiye, ariko nyine yifuzaga kuvugana nawe. Vicky ati Teta nifuzaga nyine kugusaba imbabazi ku byabaye ejo. Teta ati nta kibazo, birareka tubyibagirwe kubera yuko Liza yaransobanuriye nyine ndabyumva. Bibaho gukora nyine ikintu utari wabigambiriye, rero ntugire ikibazo. Vicky ati wambabariye se? Teta ati cyane rwose. Vicky ati sinabyizera pe, wambabariye tugiye gukomeza tuba inshuti? Teta ati yego ntugire ikibazo Vicky, nakubabariye rwose. Vicky ati nukuri urakoze. Ubwo umusore aramuhobera maze bakamara akanya, Vicky akamubwira ati sinabona uko ngushimira. Ubwo bagihoberanye Liza yarabacunze maze ahita bafotora rwihishwa batabimenye, nuko maze ahita yisha telefone arababwira ati ngani murekere guhoberana mutongera guteza ibibazo. Ubwo Vicky ati nari nahangayitse Teta, nibaza nyine ukuntu wamfashe uko ntari, ugira ngo nyine nashatse kugira ngo uteranye n'umukunzi wawe, kandi rwose ntabyo nigeze nanatekereza pe. Basi nizere ko Gayeri yakumvise akareka kurakara. Teta ati nyine Gayeri ntabwo turavugana, ariko byarakemutse ntuhangayike, gusa nyine ku mubano twari dufitanye njye nawe hari ikintu kigomba guhinduka, ntabwo nzongera kugaruka iwawe. Vicky ati ntacyo bitwaye. Teta ati nizere ko nta kibazo bigizeho se. Vicky ati Teta reka nkubwire. Ubwo Vicky ahita afata ibiganza bya Teta, maze ubwo kandi hirya Liza aba arimo gufotora amafoto menshi, reka sinakubwira ariko bo batabizi. Umusore akomeza abwira Teta ati nyine Teta umwanzuro wafata wose ntabwo nawugiraho ikibazo, mu gihe nyine waba wishimye nanjye nzaba nishimye. Teta toke urakoze kubyumva. Ubwo Vicky ati nyine mfite akazi kenshi rero reka ngende, turaza kuvugana kuri telefoni. Teta ati nta kibazo. Ubwo Vicky abwira Teta ati nyine wakoze ku mwanya wawe Teta. Umusore ahita agenda. Ubwo umusore amaze kugenda, Liza ahita avuga ati wawu ni ukuri ndishimye ku bwanyu pe, nkunda kubona nyine ibibazo byose bikemutse abantu bameze neza. Teta ati nyine ibibazo byakemutse, ariko nyine ndumva natuje rwose Liza, iri joro ryose ntabwo nasinziriye, kandi nyine sinzi impamvu pe. Ahari ni ngombwa yuko rwose njya mu cyaro nkamenya niba Gayeri nta kibazo afite. Liza ati ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa rwose Teta, harabura iminsi mike cyane kugira ngo Gayeri agaruke. Ubwo Teta ati iyo umutima wanjye utari hamwe mba ngomba gukora icyo natekereje gukora, rero ntabwo nkeneye rwose inama zawe, ngomba kurara ngiye mu cyaro kureba Gayeri, ndumva hari ikintu kitari kugenda neza, ahubwo reka ngire vuba nitegure nze kugerayo hakiri kare. Liza ati ariko se wanyumvise koko Teta, si ngombwa yuko ugenda. Teta ati kuki se uri kumbuza, reka nkore icyo nshaka. Teta ahita agenda. Teta akimara kugenda ubwo Liza
yasigaye yivugisha ati nagenda biraba bipfuye rwose arahita yiyunga na Gayeri. Ngomba kugira ikintu nkora kuko rwose ibi ngibi bigomba kurangira uko mbishaka. Ubwo Liza ahita akurikira Teta maze ati Teta buretse gato nkubwire. Teta ati kise. Liza ati nyine Tona aragushaka kandi byihutirwa uze kujyayo. Teta ati ndagendera rimwe nyine munyureho nanjye mpita nkomeza njya kureba Gayeri mu cyaro. Teta ahita agenda. Ubwo Liza ati aha ngomba kugutanga kugerayo sasa. Ubwo nta kindi cyabaye Liza yahise agenda. Teta nawe aragenda yitegura vuba maze ahita afata ibintu by'ingenzi ubundi aragenda. Ahita acana Tona yabaga maze arakomanga. Tona mu gufungura asanga ni Teta maze ati Teta nari nzi yuko utari buzi. Bahise binjira maze Teta ati nabuzwa n'iki se kuza kandi bambwiye yuko nshaka. Ahubwo mbwira vuba ikintu nshakira kubera yuko nyine ubu ndi kwihuta cyane nkeneye kugenda. Tona ati ugiye hehe se? Teta ati ngiye mu rugo. Tona ati mu rugo hehe se mu cyaro? Teta ati yego. Gayeri yaragiye. Rero nyine ngomba kumusanga yuko kubera yuko nyine kugumya mutegereje nangaha birimo gutuma rwose mbura amahoro mu mutima wanjye. Ahubwo mbwira vuba nyine kuko uri kuninza. Ubwo Tona ati nagira ngo mubwire yuko ndwaye. Teta ati ntabwo se wari kubimbwira kuri telefone utiriwe ubituma Liza. Ubwo Tona ati nyine nashaka kuba nabikubwira turi kumwe kuko ndwaye kubera ibintu byose byatewe nawe. Teta ati ngiye sinakugize uti. Ubwo Tona ati watumye mbura Vicky wongeraho no gushaka kumuntwara. Teta ati ese nzagusobanurire kugeza ryari koko? Vicky wawe sinigeze mutwara rwose kubera ko ngiye mfite Gayeri wanjye. Tona ati sha Teta birababaza. Ubwo nta kindi Tona yakoze yarahagurutse maze aragenda agana hanze. Maze ubwo kandi Tona agenda abwira Teta ati ibaza ariko kugira ngo nemere kwiyakana mama wanjye no kumushyingura singeyo byose ari kugira ngo ngumane na Vicky, ariko wowe ukaza ukabyangiza mu munota umwe gusa. Niwe wari byose byanjye ariko watumye mubura. Ese ntabwo ari kungirira nibanga byibura? Ubwo Teta ati nari kuba ngushyigikiye kandi rwose Vicky yagombaga kumenya ukuri kubera yuko wamubeshye keshi, ndetse kandi na mama hanari atewe ishema rwose no kuba naravuze ukuri. Ubwo Tona ati nese reka nkubaze Teta, wowe uramutse ubuze Gayeri wamera gute? Teta ati ibyo ngibyo nawe urabizi neza kuko nyine Gayeri niwe byose byanjye. Tona ati nanjye rero Vicky niwe byose byanjye gusa nyine watumye mubura, nanjye rero ngiye gutuma ubura Gayeri nyagasani. Teta ati ntabyo ubonye rero? Ubwo Tona ati ngaho reka tubirebe. Ubwo nta kindi Tona yakoze yahise amufungirana. Ubwo aramubwira ati nta bantu bari hano hafi ngo uraza gutabaza bagutabare, ibintu byawe byose kandi wabiteretse hano hanze, nta nubwo urabona telefone yo guhamagara. Icyo ugomba kumenya nuko ugiye kubura Gayeri kuko nanjye watumye mbura Vicky. Noneho rekana nakwerurire nkubwire, ubu ngubu Liza yageze mu cyaro agiye kuvuga icyo agomba kuvuga. Uzi ikigiye gukurikiraho se? Liza aramugutwara kubera yuko aramukunda cyane. Ibyabaye byose kandi byari ukugira ngo azabone Gayeri. Nyagasani ubwo Teta yarumiwe cyane maze ati Tona shyingura nigendere. Ubwo Tona ati nyine banza wumva uko kubura uwo ukunda bimera. Ubwo nta kindi Tona yakoze yesa nigendera. Ubwo kandi Teta byaramucanze nawe abura icyo akora. Ubwo amasaha yaciyeho maze twigarukira mu cyaro. Gayeri ubwo yari yicaye ku irembo, ibitekerezo biri kure cyane maze agiye kubona abona ku irembo haparitse imodoka nziza maze avamo Liza. Liza ati Gayeri wihangane ko ngutunguye. Gayeri ati ahangaha se kandi uhamenye gute kutigeze uhagera? Liza ati nyine ngeze ku muhanda ndabaza barandangira gusa nyine ndananiwe pe. Gayeri ati nese Teta ari hehe? Liza ati nyine wihangane ntabwo nari kumuzana atabishaka kubera yuko ubu ngubu bari kumwe na Vicky. Gayeri ati ngo iki? Ubwo Liza ati yego ko birirwanye umunsi wose ubanza rwose baranararana pe. Gayeri ati Liza mbabarira udatuma nsara. Liza ati nyine ejo Teta yamenye yuko nyine waje ntiyabyitaho rwose uw'abandi, ahubwo ahita asubira kwirebera Vicky. Ubwo ndamwinginga ngaze kukureba ariko umukobwa aranga ngo ntabwo yagaruka mu cyaro. Uyu munsi rero namubwiye yuko ngiye kuza ngo tuzane aranga. Umukobwa aranga nyine ngo afitanye gahunda na Vicky. Nyagasani ubwo Gayeri ati
ese izino nzozi mbi ndimo ndarota zirarangira ryari koko? Gael ubwo yafashe telefone arahamagara maze ati ndabona adashaka no kunyitaba, uzi ko yikuyeho? Liza ati erega ari kumwe na Vicky, wowe nta mwanya rwose agufitiye. Ubwo Gael ati ntabwo nabyizera, Tete erega arankunda kandi ndabizi, ahubwo hari impamvu arimo arakora ibi ngibi. Ngomba gusubira mu mujyi nkajya kumureba kuko sinshobora gutuma Vicky amuntwara, sinshobora no kuva ku izima rwose uko byagenda gute nyagasani. Ubwo umusore yahise ahaguruka maze ati ngiye gusubira mu mujyi. Ubwo Liza yahise amubwira ati Gael watuje. Ubwo umukobwa afata telefone maze akamwereka ya mafoto yose yafotoye ejo, akamubwira ati sibwo mu by'ukuri urajya hehe koko? Abantu bari mu rukundo nawe ngo Tete aragukunda, reba ukuntu bari bahoberanye hano, urabibona? Reba hano ukuntu bari bafatanye ibiganza. Ubu se urabona bari bitaye ngo ninde urimo kubareba? Kuki wakomeza kwizirika koko ku muntu utagukunda nyagasani? Ubwo Gael ati nabibonye ntaga nkunda. Ubwo nta kindi cyabaye, Gael yarahagurutse ababaye cyane ahita agenda. Ubwo kandi Tete nawe hano bari bamufungiranye byari byamurenze, arangije ahita. Uratekereza Tete bigiye kugenda gute? Gael wese kandi umaze kwereka amafoto ya Tete na Vicky bahoberana ndetse kandi banafatanya ibiganza nk'abantu bakundana, uratekereza agiye gukora iki? Andika ibitekerezo bya muri comment mbwira ukuntu uri kubyumva. Nyaboneka rwose kirazira kugenda udatanze igitekerezo muri comment ngo byibura utwereke yuko turi kumwe. Nanashimira kandi wakandi subscribe kuri ino channel ndetse nawe utanga ibitekerezo ukanasharinga zino nkuru ku bantu bawe. Imana iguha umugisha. Nitwa Alpha, reka dusubire mu bice bikurikira. Murabizi ko mbakunda cyane. Reka dusubire muri episode ya 12 tumenye ibyakurikiyeho. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.